Kwisuzuma wowe ubwawe ni ukumenya ngo ese umuntu agira ikibazo cy'ubushake buke byagenze gute. Umuntu agira ikibazo cy'ubushake buke, hari abafite ibibazo bya paralize, hari abafite ibibazo bigendanye n'umugongo, hari abafite ibibazo bigendanye wenda niba ari diabete yaratangiye kumuteza ibibazo byo guhinamirana mu ngingo, tukagenda tumufasha muri ubwo buryo bagenda bakira. Kugira ngo wirinde stroke neza, icyambere buriya ni ukwirinda stress. People nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana, komeza kunagirwa n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. It's your boy the entertainer Muganga, tugira tuganira ku story zigiye zitandukanye, kandi mbamwibutse ko turi kumwe na website yacu ya yawetv.com yongiye gufasha kumenya amakuru. Ikintu cyane n'amakuru kubaho ufite amakuru mu Rwanda, kandi turi kumwe na Body Max Fitness. Abangaba barakubwira ko niba ushaka kuba physical fit, umubiri wawe ukawutera neza cyane, tugana muri Body Max Fitness. Tugura imyitozo itandukanye, dufite gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool ku bantu bakunda koga. Tuganiye mu Giporoso usanzwe werekeza i Kanombe winjiye muri top ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness. Duhamagariye kuri 0788 tuguhe izo serivisi mba nkubwiye haruguru. Nkuko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'umugabo tugiye kuba tuganira, urazi kuba usobanukirwa na byinshi kuri we, umuntu ki twamusuye, kuba wamenye impamvu ki yari hano, cyangwa tugiye kuba tuganira byinshi cyane uruze kuba usobanukirwa n'umuntu ki iki kimugenza kuri yawe TV. Tugiye gutangira tumuha ikaze. Muraho neza? Muraho neza. Amahoro? Yego ni amahoro. Tutangira wibwira abadukurikiranye. Yes, murakoze cyane. Ngewe amazina ni Habakoho Dore, nkaba ko dusuye hano nyine ndi muganga muri iki kigo Relax Life Center. Relax Life Center rero akaba ari muri rusange ni ivuriro rikora icyitwa complementary therapy. Ubu ni ubuvuzi bw'inyongera buza bwunganira ubuvuzi busanzwe bwo kwa muganga, aho dufasha abantu yaba bafite indwara twakwita ko ari indwara zidakira, cyangwa se ari indwara abana nazo izo bita chronique, aho rero tubafasha kugira ngo turinde ingaruka ziriya ndwara zigenda zitera. Aho ndavuga cyane cyane ku bantu bakuze, ariko n'izindi ndwara turazivura muri rusange, aho dukoresha uburyo buzwi nk'iyakuramyakura reflexology, ndetse tugakoresha n'amamashini atandukanye abafasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Tuzi ko buriya imyanda mu mubiri ishobora guteza uburwayi butandukanye, aho imyanda ishobora gutuma ingingo zikora nabi, umwijima ugakora nabi, bikagaragara ko umubiri utameze neza. Nanone tugakoresha rero amamashini akangurira ibice by'umubiri bidakora neza. Igihe ingingo zatangiye gukora nabi biturutse kuba imitsi itari gukora neza, amaraso atari kugenda neza, nibwo bivamo indwara zitandukanye. So rero iyo umuntu agiye muri izo serivisi zose aba ari physical fit, umubiri we ukora neza. Ubwo buryo rero nibwo tugenda dukoresha. Nanone tugatanga imiti y'inyongeramirire. Iyo tuvuze inyongeramirire aba ari imiti yongera ubudahangarwa umubiri, hanyuma umubiri ukabasha guhangana n'indwara zitandukanye. Ikindi akaba ari imiti nanone ishobora kuvura, ariko atari imiti yakorewe mu ruganda, itongerewe mu bukana bwo mu ruganda, ahubwo ari imiti ifite umwimerere wayo. So ubwo buryo rero hakiyongeraho nanone ubujyanama mu mirire, kubera yuko hari igihe usanga ibyo turya nanone biba bimeze nko gucukurisha imva ikiyiko. Umuntu akaba akeneye rero ubujyanama ku mirire, kumenya aho dukora imbonerahamwe y'imirire bitewe n'ikibazo umuntu afite, biba bimwereka ibyo abujijwe, ibyo yemerewe, ndetse n'ibyo agomba kwibandaho. Iyo rero Relax Life Center mwasuye, ubwo buvuzi dutanga muri rusange, amagambo make nuko nabisobanura. Wenda n'abantu bajya banayumva ku maradiyo atandukanye mwagiye kuvuga ibintu mukora koko, ariko mwongera umuntu ubudahangarwa mu mubiri w'umuntu. Bivuze ko izo ndwara murazikiza cyangwa mugabanya ingaruka zagira ku mubiri w'umuntu? Yes, murakoze cyane. Iyo tuvuze ngo indwara, iyo tuvuze ko tuvura, muri rusange hari indwara ziba zigomba gukira, ariko tutibagije ko nanone hari indwara zidakira. Indwara zidakira, iyo tuvuze yuko abo bantu nabo tubafasha,
ni ukuvuga ngo tuba dushobora kumuvura ugasanga indwara afite imubereye umuturanyi mwiza, akabana nayo itamuteza ibindi bibazo mu mubiri. Iyo tuvuze ko wenda umuntu yaba afite ikibazo cya diyabete twamufasha, umuntu yaba afite ikibazo cya kanseri twamufasha, bijya bibaho ko hari izakira cyangwa se n'izidakize, bikaba byamufasha niba ari iyo ndwara idakira afite, tukamurinda ingaruka zitera. Aho turavuga complications, niba ari ukuvuga ngo wenda afite ikibazo cya kanseri, bikamurinda gufata ibindi bice by'umubiri, kugira ngo umubiri wose udahura n'izo ngaruka. So rero tugenda dukoresha bwa buryo nagiye sobanura, ndetse n'iyo miti y'inyongeramirire yongera kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, kugira ngo muri rusange umubiri uhore umeze neza, iyo ndwara yumva afite imubera umuturanyi mwiza. Yitwa dogiteri, niwe turimo kubiganira abakoci, ariko ni mu kibanda by'umwihariko ku mirire, hari n'ukuntu imirire umuntu aba asabwa gufata n'amasaha yabyo, nabyo bishobora gufasha umuntu. Ibindi ibyo birumvikana, ariko hari abantu bajya bitiranya ubuvuzi mutanga n'abandi bantu bitirira ubwo buvuzi, ariko bagatanga serivisi wenda zidahwanye n'izo mutanga. Ibyo murabizi ko nabyo bibaho? Bibaho cyane kuko buriya hari abantu benshi, haba harimo n'abo babikora neza n'ababikora nabi, ariko by'umwihariko mu kigo Relax Life Center dukora ubuvuzi mu buryo buri professional. By'umwihariko njyewe tuganira mfite masters mu cyitwa alternative medicine. Alternative medicine ni ubuganga bukomatanyije. Iyo tuvuze ubuganga bukomatanyije tubonamo ubwo buganga bw'inyongeramirire bukoresheje reflexology, bukoresheje machine zitandukanye. So rero urumva yuko twebwe tubikora mu buryo professional bwa kinyamwuga. Birashoboka ko rero hari abantu babikora n'ubundi mu buryo bw'impano, cyo twita gakondo, akaba ibyanyu bitandukanye n'ibya gakondo rero, cyangwa gakondo nayo hari igice igiramo. Iyo tuvuze alternative medicine, buza ari ubuvuzi bukomatanyije, bushobora kuba bukomatanyije no gukoresha iby'ibimera, bushobora kuba bukomatanyije no gukoresha inyongeramirire, bushobora kuba bukomatanyije no gukoresha amamashini atandukanye twagiye tuvuga. Ibyo byose rero bibarirwa n'ubundi muri alternative medicine. Wa mugani wawe uvuze ngo umuntu afite masters mu kintu, ntabwo ari ikintu uba ushakishamo. N'abantu niba banakuzi neza imyaka bimaze buryo yose ni stability. Iyo stability ijyana na serivisi nziza ubutanga. Relax yatangiye 2014 nibwo yatangiye, ari wowe yitangije? Yes. Ni wowe CEO? Yego. Rero mva ko 2014 imyaka 7 umuntu akora ibintu byose ntabwo abashakisha. Hari n'abantu bamwe mwaragiye mufasha bajya batanga n'ubuhamya, bakaba batayakora ari byo koko ziriya ndwara ziba zarakize. Bibaho cyane, nabo dufasha. Hari ababa bafite ibibazo bya pararize, wenda muzagira igihe usange hari abaje muri serivisi ko tugenda tubapanga ku marandevu. Hari ababa bafite ibibazo bya pararize, hari ababa bafite ibibazo bigendanye n'umugongo, hari ababa bafite ibibazo bigendanye wenda niba ari diyabete yaratangiye kumuteza ibibazo byo guhinamirana mu ngingo, tukagenda tumufasha muri ubwo buryo, bagenda bakira. Tutibagiwe nanone no ku zindi ndwara, umuntu afite ikibazo cya amibe, afite ikibazo cy'igifu, afite ikibazo cy'ibinure ku mwijima, ikibazo cy'umutwe, afite ibibazo byo kudasinzira neza. Ibyo byose rero tugenda tubafasha. Buriya mu buvuzi nk'uko nagiye mbivuga, mu buvuzi dutanga hagenda hiyongeraho ubujyanama. Ubujyanama burya nabwo bushobora gufasha umuntu mu kuvura cyangwa se bukamufasha mu kurinda. Iyo rero nanone tubafashije muri ubwo buryo, iyo akize, aho tumukorera controle tukareba ko aho yavuye n'ahageze, tukavuga ati wenda yarakize, tumufasha kugira ngo tumukorere yambonera hamwe y'ibyo abujijwe n'ibyo yemerewe, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumere neza, atandukane na bwa burwayi yaje yivuza.
ariko mugani yuko umaze kuganira ngo ibintu tubikora biri professional tubikora biri kinyamwuga ndashaka kuza gupreciser no kutubwira zimwe mu ndwara zikira ko ari gihomba nk'amatangazo ngo tuvura indwara zose. Yes, ubona bavura indwara zose gute corona imaze imyaka yarazonze abantu bomba hari abantu bagifite sida ndashaka kuza gupreciser ukatubwira ngo zimwe mu ndwara tuvura zigakira n'izi ngizi ariko tuze kujyana no kuri topic nyamukuru. Yes, ubundi birumvikana ntabwo indwara zose zikira. Ayo matangazo ariko nawe ujya uyumva bavuga ngo tuvura indwara zose ntabwo ndabumva ariko bibaye biriho baba ari ukwiyemera no kubeshya kubera yuko kuvura indwara zose ntabwo bishoboka. Buriya habaho kuvura ariko kuvura ntabwo ari ukurema. Hari indwara tuzi ko zidakira nk'uko natangiye mbibabwira, aho indwara bizwi ko zidakira za ndwara hanini zitandura. Nani communicable. Yes, hari izo twita for silent killers. Ni indwara twita rwicaruhoze. Tuvugamo za hypertension, kanseri, umwijima, diabete. Izo ndwara birashoboka ko umuntu yaza bikimufata akirwariye agifitiye icyo kibazo cy'ubwo burwayi. Tuzi yuko buriya kugira ngo umuntu arware hari icyo bita ingirangingo serire. Cells iyo zimaze kwangirika zigahereza tissue nazo zikangirika, zigahereza organe, ugasanga organe yarangiritse. Hari igihe biba bigoye kugira ngo umuntu azagarure bwa buzima bwe. Ariko iyo umuntu agitangira niba ari ikibazo cy'impyiko izo cells murazongera se? Iyo tuvuze cells ni ingirangingo. Iyo cells rero zamaze gushwanyagurika mu mubiri w'umuntu, ya nyongeramirire yongera ubudahangarwa bw'umubiri tumuha niyongera gusana za selire. Kongera gusana za selire rero ni ukongera kubaka umubiri. Ngira ngo urabizi umubiri w'umuntu ugira abasirikare kuwurinda. Ubundi iyo twiriwe mu kazi duhura n'ibintu byinshi dukora, usanga umuntu afite abasirikare barenga 5,000. Ku munsi rero ashobora kugira abasirikare barenga 10,000 bapfa. Ubwo umuntu yakwibaza ngo umuntu afite 5, 10 ripfa gute? Impamvu ripfa nuko kandi wumva birenze umubare afite. Urwo ni urugero nguhaye, ariko gupfa kw'abasirikare b'umubiri w'umuntu ni ukubera imirimo ikomeye wakoze, ni ukubera imbaraga wagiye utakaza. Okay, so rero iyo bavuze ngo ugomba kuruhuka amasaha byibuze 8, baba bagira ngo umubiri uze kongera kwisana. Igihe uruhutse b'abasirikare bongere bazamuke, ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongere, niho rero zangirangingo zongera kwiyubaka. Iyo rero umuntu afite ikibazo cy'uburwayi runaka, nubwo yaba ari kuruhuka zangirangingo ntizongera kwiyubaka. So rero iyo hari mirire yafata zikongera kwiyubaka. Yes, niyo yanyongeramirire dutanga. Iyo rero bikubitaniyeho yuko yafashe za nyongeramirire kandi uburwayi bwe butaragera kuri level hejuru, agafata za nyongeramirire zongera gusana ya maserire, hanyuma umubiri ukongera kwiyubaka, nibwo ubona umuntu ameze neza. Nibwo ubona niba yaratangiye kugira ikibazo cy'impyiko, amasidirike yakambutse mu mubiri. Ari naho rero muri Relax Life Center niho abakeneye gukoresha za mashini zisohora imyanda mu mubiri, kuko hari igihe aba yaragize ubwo burwayi bitewe na toxins nyinshi ziri mu mubiri we, ubundi burozi byarakereye uburozi mu mubiri. So rero nuko ngarutse ku kibazo warubajije uti aravuga indwara zose ko bazivura, aho cyaba ari ikinyoma. Ahubwo buriya hari igihe abantu bavuga ngo bari kuvura ngo bavura indwara zose ari mu buryo bwa publicité, ariko tubishize mu buryo bwa deontologie médicale ntabwo wavuga ngo uvura indwara zose, kuko scientifiquement hari indwara ziba zidakira. Icyo wafasha umuntu akaba ari kugira ngo ya ndwara imubere umuturanyi mwiza itamuteza ibindi bibazo mu mubiri. Okay, noneho twakwibwiranya ngo nyamukuru wenda uyu munsi ndagira ngo tube twaganira, tubanze dusobanukirwe wenda aho serivisi za Relax Life Center. Ubundi mu kigo Relax Life Center tubanza gukora isuzuma rusange, consultation générale. Ubundi iyo tuvuze consultation générale tuba tuvugamo ibintu bitatu. Umuntu kugira ngo abeho neza aba akeneye kumenya ngo ni ibiki afite mu mubiri we byabaye byinshi kandi bitari bikenewe.
aho ndaguha urugero, ushobora kuba ufite ibinure byabaye byinshi kandi ntabwo byari bikenewe, ushobora kuba ufite imyanda mu mubiri yabaye myinshi kandi ntabwo yari ikenewe. Ibyo byose biteza uburwayi. Ibyo bimenyekana muri consultation generale. Muri consultation generale. Icya kabiri tureba ngo ni ibiki ufite mu mubiri bikeya kandi byari bikenewe kuba byinshi. Aho ni ibicyubura muri rusange. Aho twavuga ngo hari igihe usanga imisemburo yabaye mikeya, niba ari umugore niba ari umukobwa ugasanga imisemburo yabaye mikeya, utangiye kugira ikibazo cyo kujya nabi mu gihe cy'ukwezi. Niba ari umugabo yagize ikibazo cy'imisemburo ya testosterone, utangiye kugira ikibazo cy'ubushake, utangiye kugira ikibazo cyo gucika intege. Niba umuntu afite ibibazo byo kudasinzira neza, hari imisemburo ishobora kuba yagabanutse. So urumva rero ibyo ni ibishobora kuba byabaye bikeya kandi byari bikenewe. Wenda tukira aho ngaho rero tukomeza, hari akantu komojeho ahanini mbona n'ubuvuzi bw'iyi minsi none usigaye ko bwibandaho cyane. Ndakubaza nk'umuntu nyine wabyize ufite masters muri byo, wimazemo imyaka igera kuri 7 byanga ko ufite ubu experience yindi irambuye, niyo mpamvu usigaye ubona buri buvuzi bwose bwibanda kuri kongera ubushake ku mugabo, wumva byibanda aho ngaho? Reka mbivuge muri ubu buryo, ushobora gusanga ari ikibazo kigaragara cyane muri sosiyete. Icyo ni kimwe. Giterwa n'iki? Ubushakashatsi wakoze? Mu bushakashatsi ubundi buriya uko ubibona, dukubitiyeho nk'ibi bihe bya covid tumazemo imyaka igiye kugera kuri 2, ubona ko abantu bafite ibibazo bya stress, abantu bafite ibibazo by'umujagararo w'ubwonko bikomeye, abantu bafite ibibazo bya depression. Iyo tuvuga depression, ashobora kuba abaye hatishimye kubera wenda business yarahagaze, kubera yuko uwamufashaga nawe inkunga zarahagaze, kubera yuko yatakaje akazi. Ibyo byose bikongera stress, bikongera depression. So rero iyo hari kuza ibyo bibazo byose byongera stress, byongera depression, usanga ariko nayo bari indwara ukwayo. Depression nayo ni indwara ukwayo. Depression ni agahinda gakabije gashobora no guterwa n'iyo stress. Kanakira ariko gakira, yaba ari mu buryo bw'imiti, yaba ari mu buryo bukeneye counseling. So rero kuri icyo kibazo warubajije uti kuki abantu muri iki gihe bari kwibanda kuvuga ngo baravura ubushake, baravura kurangiza vuba, indwara nk'izo ngizo. So wenda iki ngiki nagisobanuraho muri ubu buryo, hari igihe abantu bari kujya kwivuza ingaruka ariko bativuza uburwayi nyirizina, bativuza igitera uburwayi. Aha ndabivuga ko n'umugabo udukurikiye, n'umugore udukurikiye, n'umusore udukurikiye, buri wese udukurikiye, ni byiza ko yasobanukirwa iki kintu. Ushobora kuba uri kumva ikibazo cyangwa se wumvise ibyo wumvise kuri radio cyangwa ahandi, ukajya kwivuza wirukanka, ariko uri kwivuza ingaruka utivuza igitera. Aha ndabisobanura muri ubu buryo. Natangiye kubwira ko abantu bafite stress, bafite za depression. Iyo rero umugabo cyangwa se umugore cyangwa reka mvuge abashakanye, igihe umwe afite icyo kibazo, kimwe muri ibyo bibazo navuze, uzasanga hari imisemburo yagabanutse mu mubiri we. Ku mugabo testosterone ziragabanuka, ku mugore gonadotropine zikagabanuka. Ibyo rero zamaze kugabanuka n'ubushake buragabanuka, kubera yuko hari ikimuhangayikishije, hari uburyo atishimyemo, kandi ubwo buryo ufite bwabiteye. Wowe rero niwihutira gufata umuti, uzasanga uri kwivuza ingaruka ariko gitera utari kuyikoraho. Ikindi cya kabiri ni uko nanone umuntu wese arumva uburyo babisobanura akiyumvamo ikibazo. Barimo gukumva bagukomojeho, ukumva bagukomojeho ugahita wiyumvamo ikibazo. Kandi wenda ntabwo uyu munsi twaje mu kiganiro cy'umuryango, ariko hari facteurs nyinshi zishobora gutuma umuntu agira icyo kibazo, yaba ari ibigendanye gutegurana, yaba ari ibigendanye uko mumeze. Nahoze mbivuga, niba hari utishimye biragenda nabi. Nabivuga yuko
birashoboka ko wowe ugiye kwa muganga kubyivuza kuko wumvise itangazo ariko atari wowe urwaye, ari mugenzi wawe. Buriya ku bintu bigendanye na sexuality ni ibintu biba bigushaka ko habaho kugira ngo wumve impande zombi, yaba ari umugore yaba ari umugabo. Bivuze ko umwe yaje inama hano nta mumaro bitange, niba haje umwe hano nta mumaro bitanga. Juste hashobora kuza umwe, uko nari mvuze, hashobora kuza umwe kubera ko yabyumvise hari ahantu runaka babivuze, ariko ugasanga ikibazo afite nta nubwo ari we, ahubwo afite ikibazo cya mugenzi we utaramuteguye neza, utaramwakiye neza, utaramwishimiye, bikagenda nabi. So rero inama natanga hano ahubwo, ariko tudakwiye ko hari n'igihe umuntu aba arwaye, bibaho hari igihe umuntu aba arwaye, ariko inama twatanga hano buriya ni uko umuntu yabanza akisuzuma we ubwe. Kwisuzuma wowe ubwawe ni ukumenya ngo ese umuntu agira ikibazo cy'ubushake bukeya byagenze gute. Umuntu agira ikibazo cy'ubushake bukeya byatewe na stress, byatewe n'imisemburo mikeya mu mubiri, byatewe n'indi ndwara afite mu mubiri, diabete, hypertension, amibe, imitsi, ibyo byose. So rero hari igihe umuntu ahita yirukanka akaba yafata umuti wongera ubushake. Iyo wongereye ubushake birashoboka ko ari wa muti wagiye muri farumasi bakaguha wa muti wongera ubushake, ugatuma amaraso yirukanka vuba vuba, ariko amaraso niyirukanka vuba vuba azangiza za pompe z'umutima, usange nabyo bigize izindi ngaruka. Niyo mpamvu rero kuri iki kibazo ni byiza ko umuntu abanza akegera muganga, ukareba neza niba icyo uri kwivuza ari wo muzi w'ikibazo. Udasanga uri kwivuza ubushake, kugira ngo umuntu agire ubushake amaraso agomba kuba yirukanka, kandi biroroshye kuvura umuntu ubushake kuko wamuha umuti uratuma amaraso yirukanka, ariko igihe amaraso yirukanse atari cyo gitera, kandi ugasanga we yari yabuze ubushake bitewe n'uko umutima uri gutera nabi, noneho umuhaye umuti wongera umuvuduko w'amaraso kugira amaraso yirukanka agiye mu gitsina, bizateza ikibazo, usanga umuntu agize hypertension grave. So rero biba byiza hari ukwikontorora muri ubwo buryo, ukareba n'ikindi buriya mu bashakanye ni byiza kuganira. Hari ibibazo abantu bajya kwivuza kubera ko wenda bashakanye yagize ipfunwe ryo kubwira mugenzi we, ariko igisubizo kiri hagati yabo. Hari n'ibibazo bishobora kuboneka mu bashakanye nk'ibyo byo kurangiza vuba, atari ibikenera umuti wo kunywa, ari ibikenera umuti w'ibiganiro. Ndumva ari ubwo buryo nabivugamo. Byo muri consultation generale rero mushaka kuvugana n'umuntu mukumvana nabwo ari ngombwa ya miti. Yes. Ubwo nari nkiri kuvuga kuri consultation generale dukora, nari mvuze ibintu bibiri, ko tureba ibyabaye byinshi bitari bikenewe, ibibura kandi byari bikenewe. Icya gatatu tureba rero ni ukureba ngo ritime organe zigomba gukoreraho niyo ziriho. Aha turavuga ngo isukari umuntu akeneye mu mubiri niyo ufite, urugero umutima ugomba gutereraho niho uterera, uburyo impyiko zigomba gukoramo niko ziri gukora, uburyo igifu kigomba gukoramo niko kiri gukora. So rero ibyo bintu uko ari bitatu nibyo tureba mu isuzuma rusange. Ikindi nihuse nuko tureba ubwo tuba twinjiye muri gahunda yo dushobora kuvura umuntu bitewe n'ikibazo afite. Ashobora kuvurwa n'uburyo bw'iyakuramyakura, aho yaba afite ibibazo by'imitsi, aho yaba afite ibibazo by'amaraso atagenda neza. Dushobora kuvura umuntu dukoresheje uburyo bw'amafood supplement ku ndwara zose zitandukanye. Dushobora kuvura umuntu dukoresheje uburyo bwa aromatherapy, uburyo bw'impumuro cyangwa se icyo twita kuka, ariko dukoresheje ibyitwa essential oil zifasha kuzibura imiha y'ubuhumekero cyangwa se kuruhura ubwonko, nk'aho usanga umuntu ahorana umutwe, ahorana isereri, ugasanga yivuje amaso, baramubwira amaso ni mazima ariko arahorana umutwe. Ibi bikaba bikwereka ko afite kunanirwa kwa ya mitsi mitoya y'ubwonko.
nanone rero twashobora kuvura umuntu dukoresheje uburyo bwa hydrotherapy. Ni uburyo buzwi nka hydrotherapy jacuzzi. Ni imiti dutegura tugashyira mu mashini ubwayo yivangira imiti, ikaba ishinzwe gufasha mu kuyaza ibinure byo mu mubiri, nkaho hari igihe umuntu yagira ikibazo cy'uburwayi butandukanye, umugongo se n'izindi, bitewe n'umubyibuho ukabije. So rero nanone twaba dushobora kwifashisha detoxification na za mashini zose zikangura imitsi, zigatuma amaraso yongera kugenda neza. Ubwo ni uburyo bwose dushobora kuba twavura umuntu iyo ugeze muri Relax Life Center. Muri izo serivisi zose tugenda tuba twazikoresha bitewe n'ikibazo umuntu agiye afite. Nanone by'umwihariko muri Relax Life Center dufite abandi dukorana cyangwa nanjye ndayikora. Hanyuma muri Relax Life Center rero by'umwihariko nuko tuvura umuntu tukamukurikirana, yaba ari mu bigendanye n'amafaranga akaba yakwishyura mu byiciro, yaba ari mu bigendanye n'uburyo tumukurikiranamo, tukaba tumusuzuma twatangiye tukanamusuzuma twasoje kumuvura. Ubwo ntabwo ibiciro wamugani biba biri hejuru, umuntu yakwibaza ngo ntabwo biba biri hejuru ibiciro. Oya, ntabwo ibiciro biba biri hejuru. Ko n'umuntu ashobora kwinjira muri sima ibyiciro, urumva icya mbere umuntu yishyura muri installment. Ikindi noneho tuba dushaka gukora serivisi kurenza business, niyo mpamvu dukora ku buryo buri muntu wese yisanga mu biciro. Ariko wenda umuntu yarebye imyaka yawe abona atari myinshi, ariko yumvisha ibintu ugezeho yumva ari byinshi kurusha imyaka, izo masters kuri iyo myaka yawe. Nanone bigeze kumva ijambo ryahindura ubuzima kuri kwa Dashimo wakoze, umuntu yakibaza ngo wamugani kuri iryo jambo ryahindura ubuzima waha abantu gatoya, ibyo bintu biba byaragezweho bigenze bite? Urumva kugira ngo umuntu agere ku kintu runaka ni urugendo, kandi ntabwo ari urugendo rusaba ngo ni imyaka 10 uzaba ubigezeho. Niyo mpamvu bitagendana n'imyaka, ahubwo icyo byasaba buri wese urugendo arimo, icyo byasaba ni kudacika intege. Kudacika intege, uvuze neza uti mu ijambo ryahindura ubuzima, aho navuze ko ni byiza yuko watsindwa ko wagerageje ariko ntutsindwe kugerageza. Kuko iyo watsinzwe kugerageza nibwo uhinduka ikihebe, nibwo uhinduka mayibobo, nibwo igihugu kikunanira ukabera umuzigo igihugu, kubera yuko watsinzwe no kugerageza. Ariko niba umuntu akoze business imwe agahomba, iya kabiri agahomba, birashoboka iya gatatu azunguka. So rero uwo yaragerageje. Ariko hari utagerageza akavuga ngo ngiye birasi nabishobora. Iyo avuze ngo ngiye birasi nabishobora, aba yatsinzwe no kugerageza. Hari ibyo wigeze ugerageza ugafeiringa ukavuga uti iyo umuntu yatsinzwe no kugerageza, niho nakubwiye ko bimuviramo umuntu w'ikihebe, akananira umuryango we, kubera yuko hari n'ibyo bamugiriye inama ngo akore yanga kubikora, akananira n'igihugu. Ndumva aricyo kintu nagira inama. Noneho sinzi twakomoza kuri ya ndwara wateguye, ushobora abantu hanyuma tukagana ku kugira ngo wenda na gahunda ufite ziba ari nyinshi cyane. Wenda turaganira gakeya ku ndwara ya stroke, tubivugaho gakeya kugira ngo wenda muri rwa rwego rwo kugira buri muntu agire nosiyo ku buryo yakwita ku buzima bwe. Ubundi iyi ndwara ya stroke uzabona muri iyi minsi abantu ugiye wumva umuntu yari muzima, yari ameze neza, apfuye amarabira, yituye hasi, bakibaza icyabiteye. Ubwo ari naho duhita tuvuga bwa buryo bwo kwisuzumisha. Ubundi bavuga ko biba byiza kwisuzumisha byibuze buri mezi 6. Iyo wisuzumishije ukamenya ikibazo gitangiye kuba gutya, gitangiye kugera ku kigero runaka, ubasha kubifatirana hakiri kare. Ariko ntekereza ko nabyo ari imitekerereze ibigomba kwaguka, ko akenshi umuntu we yumvishe ngo agiye kwa muganga utarwaye ashobora kuguseka. Byashuwa. Urumva hari n'indi mitekerereze ngo waruvuze akantu keza, abantu bagomba kumenya yuko kujya kwa muganga no kuba umurwayi ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Iyo wumvise ngo umuntu yagiye kwa muganga, uhita utangira kumudekriva, ukavuga uti se buriya arwaye iki?
niba wavuze uti abantu bari kwivuza ubushake cyane cyane ukavuga se buriya yavuze ubushake. So rero kujya kwa muganga no kurwara ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kujya kwa muganga kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Ibyo twari tubivuze tugiye kuvuga ku burwayi bwa stroke, kubera ko iyi stroke nayo usanga ari indwara iri kuza igakubita abantu hasi, ugasanga umuntu yikubise hasi yahise aba pararize, ariko ugiye kubyinjiramo cyane nuko mbere yaho yagiye agira ibibazo bya stress bikabije. Iyo tuvuze stress ni umujagararo w'ubwonko, stress ni ukutaruhuka byibuze amasaha 8 ku munsi, stress ni ukutarya uko bikwiriye. Mu byo turya hari ibyubaka umubiri, hari ibyongera imbaraga z'umubiri, ugasanga umuntu ararya mu kavuyo. Iyo tuvuze stress ni ugucika intege k'umubiri bitewe nanone n'ibyo wabuze. Iyo rero umuntu ari kugenda agira ibibazo bya stress, uzasanga biri kumuviramo hypertension, umuvuduko uri hejuru, ujya uba no hasi. Ibi cyane ni ibihe? Ubundi bavuga ko ibibi cyane ni igihe uri hasi, kuko igihe uri hasi ntabwo ubasha kubikontorora, ariko iyo uri hejuru ugabanya. Niyo uri hejuru na mugenzi wawe yakubwira ati ko numva umutima wawe uri gutera nabi cyangwa nawe ukabyiyumvamo, ariko iyo uri hasi wumva uhondobera cyangwa uhorana ubwoba cyangwa ushaka kwisinzirira gusa ntabwo bimenya. So rero kuri iki kibazo cya stress, uburwayi bwa stroke na stress none wabyitirana biratandukanye. Navuga yuko buriya stress ni kimwe mu bitera stroke. Kuko stroke ni ikintu kiri hejuru cyane. Ni grand stress. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yagiye developa bya bibazo agahura n'iyo stress ikaba develope ikavamo hypertension cyane cyane, buriya niyo usanga igihe yageze nko ku 190 usanga 190% gutyo, nibwo wumva ngo umuntu yagize stroke, yikubise hasi, agira pararize cyangwa se ahita apfa. Ibi ngibi biba rero igihe oxygene ijya mu bwonko yabaye nkeya, igihe kubera wa muvuduko ukabije w'amaraso, amaraso yagiye ari menshi agaca twa dutsi tw'ubwonko. Kandi turiya dutsi tw'ubwonko ni udutsi dutoya cyane tuba dushinzwe kugeza amaraso makeya mu bwonko. Igihe rero twagizemo ya hypertension, usanga natwo amaraso aguye mu bwonko, nibwo ahita atokorwa, ugasanga umuntu agize ibyo bibazo bya stroke. Irakira akenshi abantu ifashe utumva bapfa vuba. Impamvu rero nyine bapfa vuba nibyo twahereyeho tuvuga ko kwisuzumisha ari byiza, nuko ahanini igufata byarenze. Wowe umuntu ashobora kuyumva byamurenze, ariko iyo umuntu yikurikiranye yatangiye kugira stress, cyagiye yumva ahorana umunaniro, wenda turaza kubirebaho tureba bimwe mu bimenyetso byayerekana, ariko igihe atangiye kwibonaho kwiyumvamo umunaniro w'ubwonko, aba agomba kwikurikirana kuko biba bishobora kuzamuviramo na stroke. Wari ugiye ku bimenyetso byayo noneho ku buryo umuntu yabyibonaho wenda nibwo waba wanatinze kujya kwivuza, ariko igihe ubonye ibyo bimenyetso ukaba noneho wahita wihutirayo. Bimwe mu bimenyetso wenda ubwo turavuza kuvuga ibimenyetso tuvuge nuko umuntu yayirinda. Bimwe mu bimenyetso twavuga ni uko hari igihe umuntu ahorana umutwe udakira. Wenda reka tubivuge gutya, umutwe urakira, ariko hari igihe umuntu akubwira ati njye mfite umutwe utajya ukira. Ni ibihoraho. Niba uzi ko ufite umutwe udakira kandi no kwa muganga barawuguze ikiwutera, aha ndavuga nta kibazo cy'amaso ugira, aha ndavuga nta kibazo cy'imitsi y'ubwonko ufite, ibi ni byiza yuko watangira gukontorora neza, ukubahiriza ibisabwa mu kwirinda stroke. Icya kabiri twavuga rero ni ukuguhorana imbaraga nkeya, kubyuka bikakunanira, kugira imbaduko, kumva ugomba gukora akazi ugasanga birakunanira, kwiyumvamo ubunebwe cyane buriya iyo ugiye kugira stroke biza mu maboko, ugasanga no kuzamura ukuboko nabwo ni ikibazo, biranga. Ibi bigendana no kugira ibinya mu maboko, by'umwihariko uruhande rw'ibumoso. Iyo utangiye kugira ibibazo by'ibinya mu ruhande rw'ibumoso, ni ikintu kiri kukuburira yuko
ugomba gucunga neza utazagira ibibazo bya stroke. Ikindi nanone urabizi hari abantu babaho babegeya batidimanga, ariko igihe watangiye kumva ko utangiye kuvuga ijambo bikugora, cyangwa se ushobora kubyuka ukabona umunwa wahengamye, ni ikintu ugomba guhita witondera ukabona yuko ushobora kuba wagize stroke. Ko stroke ishobora kuza iri muri level itandukanye, ishobora kuza biri grave, ishobora kuza ari imbuzi ari bikeya, ukaba wabifatirana ukajya kwa muganga bakagufasha. Ikindi ni ugutangira nyine kumva nanone n'amenyo adafata neza. Ibyo byose ni impamvu ibi bimenyetso byose biza kuri pariti y'umutwe, ni ukubera yuko n'ubundi stroke iba yamaze kwica icyo twita nervous system nerveuse iba yamaze gupfa. Uru ni urwungano rw'itumanaho. Ni ukuvuga ngo uzasanga umuntu wagize stroke hari n'igihe agira ibyo bita amnésie totale, akibagirwa ibintu byose bibaho. Impamvu ni uko ntago haba hakiriho communication y'umubiri n'ubwonko. Rwa rwungano rushinzwe itumanaho ntago bari rukiri kubwira umubiri ngo habaye iki. Ko urwungano rw'itumanaho ubundi icyo rushinzwe mu mubiri ni ukuba wasitara ariko ukabyumva mu mubiri, ubwonko bugahita buherezanya n'umubiri ko hari ikibaye mu mubiri, cyangwa se niba umuntu akunoshe ugahita ubyumva. So rero iyo wagize ikibazo cya stroke, systeme nerveuse iba yamaze gupfa. Ibyo bibazo byose rero, ikindi rero kubera ya stroke urabyumva, hari n'igihe usanga no mu maguru byahageze, aho usanga nk'ukuguru kumwe utari kumva, se ukabona niba uri no kugenda ntabwo intambwe ziri kugendana, kubera yuko systeme hari ibyo bita mouvement involontaire mu mubiri, uburyo umubiri wijyana wikoresha. Umubiri wikoresha kubera yuko ubwonko buri kuha umubiri icyo bugomba gukora. Iyo rero wafashwe na stroke usanga biri kugenda imbusanye bidahuza neza. Ibyo ni byo bimenyetso. None ko umuntu yayirinda. Kugira ngo wirinde stroke neza, icya mbere buriya ni ukwirinda stress. Byibuze ni ukuryama amasaha 8. Ariko stress hari umuntu ushobora kwibaza ngo bitewe na condition z'ubuzima umuntu arimo usiri kuyirinda aragira bisa n'ibigora. Reka mbisobanure neza. Ubundi iyo tuvuze stress buriya ni nziza, ahandi ni mbi. Icyo kwa kundi bavuga ngo tout excès mauvais, ikintu kibaye cyinshi cyane kiba kibi, ariko stress ni nziza. Igituma tujya mu kazi tugashaka amafaranga nuko hari aga stress dufite kuko tugomba kwibyo tugomba kuzuza, ariko igihe twarengereye bizaba byinshi. Ariko noneho niba ufite n'izo nshingano hari icyo ugomba kwibuka. Ugomba kwibuka ko byibuze umubiri wawe ugomba kuruhura amasaha 8. Nabitangiriye ko iyo umubiri uruhura amasaha 8 nibwo babasirikare bo mu mubiri bapfuye bongera kwiyubaka. Iyo rero utabasha kuruhuka, nejo nturuhuke, nejo bone nturuhuke, usanga ni mu mubiri wawe wakageza abasirikare 5,000 usigaranye n'abasirikare 1000. Igihe usigaranye abasirikare 1000 rero icyo gihe ubudahangarwa bwawe uzaba ari bukeya, akazakubaho kose umubiri uzahita ucika intege. Ubwo ni indwara zigufata. Ni indwara nibwo zigufata mu buryo bworoshye. Ariko ni n'abasirikare babaye bakeya. N'abasirikare bacitse intege. Hanyuma rero mu bundi buryo bwo kwirinda stress, stroke, no kwisuzumisha. Iyo tuvuze kwisuzumisha nuko tuba tuvuze ngo mu cyo twita metabolisme y'umubiri, umubiri urakorana. Umubiri urakorana. Iyo wagize ikibazo cy'impyiko zigakora nabi, umubiri wose ucika intege. Kwisuzumisha rero icyo bifasha ni iki? Ni ukugira ngo umenye ngo ingingo zose ziri gukora neza. Iyo ingingo zose ziri gukora neza bifasha kurinda n'ubundi burwayi. Arega abantu bashobora gukorana ari 5, umwe agahura na stress, abandi 4 ntibahure nayo kandi bakora akazi kamwe. Icyo bisobanuye rero ni iki turi kuvuga ko umubiri wawe bitewe no kuwufata. Ikindi rero wenda twavugaho ni ukurya neza, kurya indyo ikwiye. Ariko bijyana n'ubushobozi. Ntabwo twavuga ko bijyana n'ubushobozi cyane, kuko kurya neza ntabwo ari ukurya inyama buri gihe, ntabwo ari ukurya ifiriti buri gihe, ntabwo ari ukurya
ahubwo ibyo twebwe mu buganga tubyita gucukurisha imva ikiyiko. kurya inyama iyo mu gitondo wafashe breakfast y'inyama, saa sita ukarya special, nimugoroba ukarenzaho amata n'agafiriti cyangwa se amata ukayafatisha. ariko kurya neza. So twebwe rero tubyita gucukurisha imva ikiyiko. Kurya neza ni ugufata ibyongera ubudahangarwa bw'umubiri, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, indyo ikaba yuzuye. Kandi ibyo byose dushobora no kubibona mu buryo busanzwe. Ikindi twavuga rero ni ukunywa amazi. Buriya umuntu agomba kunywa amazi, wenda tuzagira igihe tubiganireho. Umuntu hari ikigero cy'amazi umuntu agomba gufata bitewe n'ibiro afite, icyo twita body mass index. Bitewe n'ibiro BMI, bitewe n'ibiro ufite, hari amazi ugomba gufata ukaba uri kwivura ubwawe. Hakaba hari imyanda uri gusohora mu mubiri, ukaba uri gusukura ubwonko, ukaba uri no gusukura mu mara. So rero byibuze reka tuvuge ngo byibuze umuntu agomba kunywa byibuze litiro y'amazi ku munsi. Aha tuba tuvuga ngo byibuze ukanywa igice cya litiro mu gitondo ukibyuka. Igice cya litiro y'amazi mu gitondo ukibyuka, nta kintu urakoza mu kanwa. Ibi ngibi bifasha koza ubwonko, bifasha gukora neza kwa digestion, nanone bikafasha kugira ngo bisohore ya myanda mu mubiri wawe. Ikindi twavuga rero ni ugukora siporo, gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha nanone ibintu byinshi mu mubiri. Kimwe mu byo bifasha cyane bifasha kugira ngo umubiri wawe udaheranwa n'icyo twavuga ngo udaheranwa n'agahinda. Kubera yuko hari igihe n'ubundi usanga umuntu abayeho muri ubwo buryo, ariko kubera kudakora siporo umubiri we uhora uri hamwe. Ibi ngibi bikaryamisha ingingo ziwe. Ibi ngibi bikorohereza kugira ibinure byinshi mu mubiri, ibinure bigatsikamira umutima cyangwa bigatsikamira umwijima. Gukora siporo rero nibyo bigabanya stress, nibyo byongera gusa na wa mubiri ahari hagiritse. Ikindi bigatuma umuntu ahorana akanyamuneza, yishimye. Ibyo byose rero biza mu buryo bwo kwirinda stroke. Tuganye ku musozo rero turagushimiye cyane. Ntabwo biba byoroshye kubona umwanya kwawe, ariko ibyo byose tuzongera dushaka akanya, none hari kare tuzashaka akanya. Kandi wenda mu gusoza wabwira abantu wenda aho ukorera, ukabaha kontakte zawe, kugira ngo wenda umwanya muke dukoresheje n'undi wenda wazakenera zimwe muri serivisi Relax Life Center itanga. Cyane ko tuba twafashe umwanya tukavuga kuri stroke, ariko tuba twayivuye muzi, cyangwa se hari n'izindi yanishamake, cyangwa se wenda hari n'ikindi umuntu yakenera kutubaza. Nimero yacu uyibona kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara 0788 30 23 68. 0788 aho dukorera mu bice byose umuntu yaba arimo, ageze muri gare ya Kimironko atambika nk'ugana ku isangano gatoya, renze Marine supermarket mu ruhande rw'ibumoso. Dukorera iruhande rw'urusengero bita Foursquare Gospel Church. Aho niho dukorera. Dukora iminsi yose kuva saa moya za mu gitondo kugera saa moya z'umugoroba. Inama turazitanga, yaba ari kuri telefoni, yaba ari bari hanze y'igihugu, turabafasha. Yaba ari kuganira nabo, yaba ari kubafasha mu kubohereza product bakeneye, turabafasha. Reka nanjye nsoze wenda mbashimira ko mwadusuye, kandi ni ikindi gihe ntekereza ko tuzagira umwanya uhagije tukavuga byinshi tutavuze hano. Turagushimiye cyane rero, reka dushimire n'abandi bari badukurikiranye. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Waro y'Imana abane namwe.